Kera habayeho umugabo witwaga Ndayishimiye ashakisha imibereho kugira ngo abashe kubaho. Uwo mugabo yari umunyonzi, yatwaraga abantu yaba yakoresheje imbaraga nyinshi bakamuhemba makeya kandi yavunitse. Ariko kubera ko nta kundi yari kubigenza, yarebye ibyo biceri bikeya bamuhaye, ashima Imana ubundi arakomeza arigendera. Gusa hari umugabo w'umumotari witwaga Omari, we yamwihenuragaho akamwereka yuko we yatwaye abantu bamuhemba menshi. Gusa akajya amwereka ko nkawe wajya ukorera perime ukajya mu muhanda ugatwara moto, ko arizo zifite amafaranga, ukareka gukorera ibiceri 300 uri umunyonzi. Uwo mumotari kubera ko yari afite moto nziza azwi muri karitsiye, byatumaga abona abakiriya ba buri kanya. Ndetse muri ako kanya igihe yari ari kwihenura kuri uyu munyonzi, yabonye undi mukiriya ubundi acana moto ahita yigendera ava aho ngaho. Wa munyonzi we asigara yamanjiriye. Uyu munyonzi mu kumara igihe kirekire yibaza kuri uriya mumotari ku bintu amubwiye, yaje kubona undi mukiriya witwaga Jeannette. Jeannette abasha kumwereka amerekezo y'ahantu agiye kugira uno munyonzi amujyane. Ntibyatinze uno munyonzi yaramutwaye, ndetse uno munyonzi agenda afite icyizere ko uno mugenzi ahetse aramwishyura menshi bitandukanye n'abandi kubera ko yari ari kubona yiyubashye. Ntibyatinze uno munyonzi yaramutwaye, akomeza guhangana n'umusozi n'ubundi yari ari kubona imbere ye. Gusa wa mumotari nawe agakomeza amutesha umutwe, amwereka yuko nubwo we ari guhangana n'uwo musozi, we ari kugenda buri kanya akongera akagaruka kubera ko yari afite ikinyabiziga kizima. Yatereraga uwo musozi, noneho uwo mumotari wahise nka gatatu. Naho uno munyonzi wakomeza kwihangana agahatiriza umva ku buryo buri hejuru. Ndakubwiye ati namwe ubu buzima buriya namwe mu bucamo buri munsi, kuko ntacyo wabona utarushye, ntacyo wabona utakoze, nta n'icyo wabona utavunitse. Ndakurahiye. Uno munyonzi witwaga Ndayishimiye, nubwo yari yahuye n'ibibazo, nubwo yagiye ahura n'ibibazo mu nzira, ariko byarangiye wa musozi abashije kuwuterera kandi ahetse wa mubyeyi. Nanone ku bantu bari gukora, bibutsa ko ku biceri byawe bikeya, ku mafaranga yawe makeya uri guhembwa, shima Imana, ahubwo uvuga ijambo ati ejo n'ejo bundi gashobora gufatwa. Nanone uno munyonzi akimara kwishima, shima n'Imana kubera ko uno umusozi wumutereje amahoro, yaje kubona ibiceri 300 mu kiganza, bihita bigaragara ko ari uriya mudamu bimwishyuye. Uyu munyonzi yaramurebye abura icyo yamukorera, apfa gutuza nyine. Ariko yaba ari njyewe ngiye gusa uno mudamu nari kumuhoma, ntago natereza umuntu gwanika yose yarangiza mpembe ibiceri 300. Namuhoma nishye. Ariko kubera ko uno mugabo yaratandukanye nanjye, kuko ngiye nari kumwica, nari kumuhamba, ntago yampereza ibiceri biriya 300 namutereje uriya musozi ungana kuriya ngo njyanyire. Jyewe mujye muntinya ndi mubi. Uyu mugabo we yarakomeje arigendera, ndetse ku makuru y'uyu mugabo nashakishije bavuze yuko yaje gukorera amafaranga menshi cyane, akabasha kubona n'abagenzi bagiye batandukanye. Noneho byakubitiramo na kwa kwihangana kwe, ya mafaranga agiye akorera akayizigama, abasha gukorera perime nawe aba umumotari nk'abandi. Nanone iyi story yacu nahangaha irangiriye, mbibutsa ko kwihangana kwawe biguhesha kunesha. Murakoze, naho ubutaha. Iyi ni intego yacu tugezeho zino video, bibutsa gukora subscribe, like, share and comment kuri iyi channel, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi.